twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni igicuku cy'impinduka zikomeye maginga ya ntago turi bujye muri Nord Kivu. Reka twibande cyane twitse bikomeye ku mujyi wa Uvira. Maginga isa n'isana kwa ngo bamaze kuba tombe. Ni mu gihe ihuriro rya AFC M23 ndetse na MDP twirwaneho bakoze agatendo igihugu cyangora batazigera bibagirwa ndetse n'amahanga batazigera bibagirwa. Nkundira rero tuze tureba akantu ku kandi umenye ko situation ihagaze ndetse umenye operation ziri gukorwa hano ku musozi wa Remera hari minisi ikomeye cyane y'ihuriro rya AFC ndetse na Rodari zikontorora Sud Kivu, aho bivugwa ko n'ubundi ingabo za FDNB ndetse n'ihuriro rya FARDC n'abasirikare bagiye batandukanye bashaka guhungabanya umutekano w'izi Rodari nyuma yuko barashe za Masisiro na yuko bashaka kubura ariko no umugambi ukomeye cyane wa AFC ukaba umaze kugera ahageramirwa ndetse deployment zikaza zimaze gukorwa muri iki gicuku. Ubona yuko ibintu byakaze, ibintu byahindutse. Ni mu mundi rero dufite umuroko informa atubwira uko situation ihagaze ndetse nuko bimeze, atubwira agashya kabaye muri ibi bice. Ni muri iri joro, navuga ko ari ijoro ariko ni igicuku cyo kuri uyu munsi wa Mungu, aho n'ubundi ari ku itariki ya mbere dutangiye ukwezi kwa gatatu. Imirwano ikomeje kugenda igenda yihinduranya kandi ikomera, aho twatangiye ukwezi kwa mbere imirwano igenda gake, ukwezi kwa kabiri igendamo gake ariko ubona yihutamo, ariko ukwezi kwa gatatu ndakubatuye izaba ari imirwano iteye ubwoba bitewe n'ukuntu mbona ku mpande zose ibintu bikomeje kugenda biba. Rero ni mu nkundire tuze turebera nk'uko situation ihagaze ndetse tumenye uko bimeze mu bice bigiye bitandukanye. Mbabwiye ntago turi bujye muri Masisi, tujye update yacu ije kwibanda cyane hano muri Sud Kivu hafi n'umujyi wa Uvira ndetse no muri bice bya Sange. Urumva Sange yegeranye na za Remera. Remera niho aba deployment zijyana ibikoresho byose bijya muri Minembwe ndetse n'Ibaraka. Ubona yuko hari ubwirinzi bukomeye bw'ihuriro rya AFC. Ni munyemerero tuze twakira umuroko informa atubwira uko situation uko imeze. Mbere na mbere ariko reka mbanze ngushimire wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe cyitwumva bwa mbere munsi ya video konde subscribe, niwagirwa gukora like unasharinge, winjire mu muryango mugari wa Dema kumva amakuru acukumbuye kandi yimbitse. Ni munyemerero mbanze mbibwire mwebwe muje muri bashasha. Amazina yanjye nitwa Damien Umugisha, ku muroko informa wacu wa muri birace yitwa Bizima. Ni munyemerero tumwakire ku murongo wa telefone twumva ko situation ihagaze, tumenye akantu ku kandi ndetse tumenye byimbitse neza uko byifashe. Bwana Bizima, wongeye kwirirwa? Muraho neza. Derukana ku gicamunsi urimo ubwira uko situation ihagaze, ariko hari amafoto wanyoherereje. Nubwo nabuze abakunzi bacu nta numwe ujya utanga igitekerezo cyo gufonda groupe yenda ngo tujye tubasangiza imirupuko. Niwe wazanye iyo terime y'imiripuko. Terime y'imiripuko, imiripuko ubundi wenda abajya bumva imirupuko wenda udusobanuriye. Twebwe nanjye bibi mu bintu byangoye, ariko nari imagine wenda bitewe n'uburyo uwanyohereje amafoto ati dore imirupuko iri kubera aha, wenda nkasesengura cyangwa nkashishoza ndebeye ku mafoto. Ubundi imiripuko ni gatiki. Imiripuko ni ibintu bimanuka kuko urabizi neza ko biriya bintu biripuka nyine biba biva hejuru. Buriya ni gakeya, buriya hari ibintu biripuka biva hasi, kereka amahini nizo ziripuka ziva hasi, ibindi byose biva hejuru. Burya n'isasu riba riri hejuru. Yes, nibyo Bwana Bizima. Nkundira twapudetinga abakunzi bacu muri iki gicuku bamenye uko situation ihagaze. Yego, yenda iri ni ijoro ry'imiripuko nk'uko bivuze, kuko nibyo biba bigiye gutangazwa. Turasa n'aho tugiye guherera muri iki gice cya Minembwe. Ubona ko Uvira ndetse na Minembwe ni uduce
ubu ngubu turimo imirwano nk'uko n'ahandi bimeze mu zindi nce, ariko ubona ko ari imirwano imaze igihe kirekire cyane, kandi ubona ko icika intege ikongera igasa n'ibyukije umugara ku rwego rwo hejuru. Ubu ikivugwa ni imirwano iri muri Minembwe, ariko iza Sarambwe ndetse n'Amadubu zisa naho zikoze agashya n'ubundi. Ya maraso aracyahorerwa cyane bikomeye bitewe n'urupfu rw'uyu Liyetena Koloneli wo mu ngabo za Angola wari uje nk'icyogajuru rwose ari kizigenza muri aka gace ari mushya, wari ugeze no kuri frontline mu buryo bwo kujya kugenzura areba uburyo ingabo zitsindwa kandi zifite ibikoresho zifite n'ubumenyi, agiye kuzibaza ibyazibayeho, ariko ahubwo bamubajije aho ajya. Rero ni agashya kabaye kandi niko kagezweho muri iki gihe, niyo ntego M23 twirwanaho zifite muri iki cyerekezo. Rero Liyetena Koloneli wo mu gihugu cya Angola yaraje mu buryo bwo kugenzura imirwano iri kubera mu gace ka Minembwe. Nawe wibaze umugabo nk'uyu wari kizigenza muri aka gace wari uje mu cyerekezo, ubizi ko hari hejuru mu misozi nta kandi gasimba kajyayo uretse intare n'Amadubu. Undi ugiyeyo wese ikimubaho nawe uracyumva, wibaze ku rwego nk'uru rw'uyu mugabo wari ugiye muri kiriya cyerekezo. Rero ikimubayeho ni uko abashije kuhagera, ariko ntabwo abashije kuhava. ariko mu mafoto yanyohereje ngo nta nubwo yabashije kugera muri buriya bwatsi bwa Minembwe, n'ubundi yakubitiwe hafi muri uriya muhanda utaragera za Bibogobogo. Buriya bwatsi bwo hejuru burasengeye ngo nta muntu udasenga ujya uhagera, kandi uyu ushobora kuba atajyaga agerayo. Ni ikibazo gikomeye cyane, abenshi wenda ntabwo baba bamenye uko situwasiyo ihagaze, ariko wanyohereje amafoto irarutse n'ubundi ya Baraka Fizi uzamuka werekeza za Bibogobogo. Nari nzenda ko yaguye ku mirongo y'imbere y'urugamba, kuko hari ibyo mba nagiye mbona, ariko wampaye amakuru mbwira yuko yaguye mu nzira, bivuga ko atari yakagezeyo. Niko bimeze, ntabwo yigeze ahabona, nta nubwo iyo nkuru azayijyana hariya agiye, iyo uko yabonye icyerekezo cya Minembwe hariya ni ahantu hasengeye. Byamubereyeho mu nzira, yari mu gifaro cyiza gihenze cyane rwose kigezweho kijyanye n'igihe, nk'umuntu ufite agaciro n'igitinyiro ndetse n'ubudahangarwa wari ugiye kugenzura impamvu batagera kuri misiyo yabazanye, bishyuriwe amadolari meza barika. Rero icyamubayeho ni uko igifaru yari arimo ndetse n'abasirikare bari basa naho bamurinze mu buryo bwo kugera mu cyerekezo yari agiyemo 12, babashijwe gukubitwa ijanja ry'intare za Sarambwe n'Amadubu rwose ku buryo atarenze umutaro. Bivuga ko ajyanye n'abasirikare 12 kandi yarashwe na drone ya kamikazi ivuye mu gice cya bugufi bwe hejuru mu misozi miremire ya Minembwe. Rero uyu yarivuganywe, bibaye amateka ku Banyangora, babaye nk'aho bababwiye ngo ni karibu mu gihugu mujemo. Rero iyi ni operation nziza cyane ikozwe na M23 ndetse na twirwanaho muri iki gice. Ubona ko habayeho guhungabana nyuma y'iraswa rye, icyabateye kumenya neza uwo ari we, kuko iki gifaru cyarashwe mu buryo bwo gukumira musada wari uje gutangwa hejuru. Ntabwo bari bazi ibikizanye, nta nubwo bari bazi urimo uwo ari we. Ayo makuru ntabwo ari ay'ubutasi bwari bwagenzuye, ahubwo bo bakoze ikijyanye n'intambara bari kurwana muri iki gihe. Nta kintu gihenze cy'ikoranabuhanga kigezweho kiri kubenjirira muri enewo barimo, niyo ntego bafite bitewe n'imyiteguro n'icyerekezo bafite cy'urugamba bari kurwana. Yes, reka tuve ku byangora n'ubundi biriya bihugu icyabazanye bazakibona wenda sinzi, ndetse n'abijandika mu ntambara nzi neza yuko umuntu wese ukora ibibi azabibazwa. Njye nibyo byiringiro mba mfite. Wenda mbere yuko n'ubundi update urabizi ko aba ari igihe gitoya, kandi urabona ko dukoze update y'igicuku, abantu baba bashaka kuryama ndetse n'akazi kabaye isibaniro. Twapudetinga utubwire situwasiyo iri kuba aho ngaho mu misozi ya za Remera, ndetse utubwire n'igitekerezo gishya iri huriro rya AFC rishobora kuba rifite mu kuba ryakwinjira mu mujyi wa Uvira, kugira ngo abakunzi ba AFC bamenye ko situwasiyo ihagaze, ndetse n'abakunzi b'ihuriro
rya FARDC bamenye uko byifashe. yego ikiriho ni uko ikintu kidasanzwe kiri gukorwa kandi intangiriro yacyo ni iki. Iyo ubona umuntu nk'uyu w'umugabo acikanwa n'ingabo zirenga 50 ziri kujyana ibintu bidateranye, nta gashya, iryo ni isomo ridakuka. Ubu mu gace ka Sange bwegera Kamunambo mwe muri mu gice cyanyu muvuga Kamunambo. Yego Butarure na Remera ariho helicopter za M23 ziri ku rwego rwo hejuru ziyubatse, kandi ubona ko zimaze kugezwamo byinshi na benshi bafite ubumenyi burenze, aricyo kikwereka icyerekezo cyo gutegura igitero gishya muri aka gace ka Uvira. Ariyo mpamvu ubona ko ubu tuvugana hariyo ikintu kimeze nk'imbeho idasanzwe kuri coalition, kubera ibikorwa biri kubera muri aba bahungu rwose ubona ko bataryamye ku manywa na nijoro, kandi urukweto rasitavamo. Hari amakuru mashya ari bubeho mu gitondo cy'uyu munsi cyangwa se mu masaha yandi azakurikira, umunsi w'ejo mu witege, kizaba ari ikintu gishya muri utu duce nteguje. Yes, Bwana Bizima, urabona situation ihagaze ite nk'umuntu wabashije kumenya uko bimeze? Twebwe tuba twumva iburangonga inkuru mbariranira iratuba ariko biragaragara ko ndetse bitewe n'amafoto yagiye unyohereza, imirongo miremire y'imodoka, njye sinjye nshyira mu bintu byo gukagatiza muri video, sinjya njya muri ibyo ngibyo kuko n'ubundi twicira cyatuzanye ni ugutangaza amakuru atarimo amakabyo nkuru kandi yizewe. Unyohereza situation uko ihagaze, ariko Bwana Bizima, urabona koko uno mujyi wa Uvira iri huriro rya FC riri buwufate? Ikiriho ndahari, ibyo nkubwira ntabwo mbibaza, ibyinshi ndabyirebera. Nakubwira amakuru ari muri kino gice cy'utu duce nkubwiye twose uko ari 5, ni uduce mbasha kugeramo kandi ndebesha amaso yanjye. Rero ikiri hano ni ikintu kidasanzwe kuri uru ruhande, kandi ubona ko gifite intego n'impinduka, kuko iminsi yose urabizi neza ko baraswaga bihenze binagoye, ariko ntago bigeze bagira musade imeze itya na deployment zimeze muri ubu buryo bamezemo. Rero iki n'umushwa wese yahita abona ikiri gutegurwa kidasanzwe, ko hari ikiri buze kubaho, kandi ubona ko hatabaye amarenga no guca hirya. Uvira irakenewe cyane kuri akote M23 mu buryo bw'ubwirinzi no kugenzura iki gice cyose no guha umutekano abaturage bagowe, barushye, baminembwe, baraswaho buri munsi, bihora ari nk'icuraburindi ridakuka. Bwana Bizima, hari icyo nibaje kwa nakwaza wenda kidasanzwe watubwira tukapdatinga abakunzi bacu tukabaha rara salama? Yego, rara salama ntabwo ibujijwe, iremewe, ariko bitege ibintu bishya cyane bijyanye na operation zishyushye kandi zitandukanye n'ibisanzwe muri iki gice cya Uvira. Yes, nkunda ngushimire mwifuriza ijoro ryiza. N'ubundi turasubira mu kanya kuko mu rukerera ntabwo nshaka kuguha agahenge, mbashaka ku updatinga kuko bitewe n'ukuntu urugamba rwahindutse, aho misile ziba zivugira ubuhumva ndetse n'aho icyerekezo kiri, kuko ibintu byamaze kuba imberenge wa mugani nk'icyo gice cy'iwanyu ko bajya babivuga. Nkundi rero mushimire mwifuriza kugubwa neza no kugira ijoro ryiza. Yego, ijoro ry'uyu munsi ni ijoro ry'umugisha, tumeze neza cyane. Sawa rero, murare neza kandi Imana ikomeze ibarinde. Yego. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, reka tugire kubifuriza akugubwa neza ndetse no kugira ijoro ryiza, ndetse nawe uri mu kazi tukwifuriza kugira akazi keza. Munyemere rero abikomeye nshimire cyane mwebwe mwahisemo kubana natwe, ariko abasenga nimusenge, nubwo wenda tuba tubivuga dusa nkaho dufite akamwenyu n'akanyamuneza, ariko tuba tuzirikana uburemere bw'intambara, cyane cyane mwihanganisha bari muri zone y'intambara, ndetse n'abarwayi muri rusange, kuko buriya umurwayi nawe aba afite ibibazo bikomeye. Ndabizi ko hari abadukurikiye bari mu marwariro agiye atandukanye, n'abafite ibibazo runaka
indwara zidakira ndetse n'ibibazo byose. Buriya ibibazo bimeze nk'intambara, ifite ibibazo by'ubuzima, ifite ibibazo by'imibereho. Reka mbonereho mbihanganishe kandi mbifuriza kugubwa neza mu byo mukora byose, kandi buri Imana niyo nkuru kandi Imana ishobora byose. Ciao.